nabonye warafashe umwenda w'imbere ukawushyira mu ibage kandi kuwushyira ahantu hagaragara nyine kandi usa nabi. Ubundi si imyenda uri guteganya gufura siriya y'imbere ariko bihorere batuke n'ukuri bareke bakamamaze ariko iyo ndirimbo ntabwo iraza gukora abantu ngo nubwo byaba ukuri ntiwabibatumye. ntabwo ibi bintu byumva akajambo ariko kavuga ngo nubwo byaba ari ngo turabonana ngo nguhe amafaranga yawe gute. inde mama Sabrine yaguhamagaye mu gitondo ngo turabonana ngo ampe amafaranga yanjye gute. amafaranga azateye amafaranga y'iki nayo ejo yansabye ndamwoherereza ari mu Bugesera. ejo yari yagiyeyo sinzi umuntu wari uri kuburanayo. ubwo nyine ndamubwira ngo ayanyoherereze muri forote yari ari kumbwira ko agiye mu birembo. urambwira ngo nimbona hatari abantu benshi ngo ndabikora ngo ariko ngo nimbona hari n'abantu benshi ngo ndaza gutuma Sharire ngo ayakuzanire ngo ariko ngo ni ukorega mba ndi muri bwishi ngo nakabaye nari buyizanire ngo nkamenya n'ahantu. ubwo nyine ahita ambwira ngo nahise shanga ubu ngubu ko utaza ngo ushobora guhita uhura na wa muhungu wanyu. umuhungu wanyu uwuhe? ubwo ni Prosperi yambwiraga. yego adahari waza naza nyine none se byatuma ntasura abantu njyewe. wabasura nta n'imwe yayiparitse wabasura none se ejo ubwo sinahaje. padiri akamanza akareba akabanza akagira gutya umuntu akamanza akareba. padiri akabanza akareba iki? ngo ko cyasinzira ko cyasinziye ngo nushake winyurire ku irembo. ariko padiri si we wankoreye mu nzu. padiri si we wankoreye mu nzu buriya ejo ariko ndumiwe. ajyanywemo nande? nasanze ari ku ntuze se aho ngaho ku muryango. ese wasanze afite urufunguzo? oya ninde wankoreye mu nzu? ninde? ni wowe cyane? ni njyewe. ariko mwana buriya cyangwa ni ukuri buriya ahubwo ashobora kuba yarahanaguyeho hariya ku gafondasiyo bitewe n'uko nyine bari kuhubakira. wowe umukoresha none se yego utekereza yuko bitewe uratekereza ko naba naramusigiye urufunguzo? ushobora kuba mu rufunguzo akaba ariwe ubikora. ubwo bwenge si ubwo koko naba mbuze ubwenge bigeze aho ngaho ku buryo nawe rero hari ukundi kuntu ntekerejeho ndumiwe ahubwo. kuko nasanze ari we uhari usanga rwose wagira ngo niwe uvuyemo. ese naguhamagaye nkubwira ngo ndatashye maze nta n'umuntu uba wemerewe no kuvuga kwa kundi. ese umuntu udashobora kuba yafata imyenda itameze neza ngo ayijyane ajye kuyifura? niko ye umuntu udashobora kuba
yanagira ubwo bwenge bwo narabubuze. Ariko narabibonye rwose. ndebera hasigayeho ese wowe uraza ukareba ibintu byangiritse ntujyane ngo ubikosore. ese ubwo uvuga ko nzabona umwanya woke sawa reka njye gufura nta kundi. Oya uyu munsi se urawubona? none se niba Kimironko sindi gutega ngo ngende njye mu rugo. Wari ufite ngende Kimironko ubu ndi mu modoka iza mu birere. ngiye kwimesera. ese nawe numva ngiye kwimesera na nta cyizere nyine mfite mbana. nose wagiye urufunguzo ubundi cyangwa wagiye urujyanye kubera ko mwari mumaze gupanga iyo gahunda? narujyanye. nta nubwo yatekereza ko ndi hariya kandi nagiye ku ishuri ndeba. ariko hejuru mu masaha 9 ariho yakongera kunkenera. nabonye warafashe umwenda w'imbere ukawushyira mu ibage kandi kuwushyira ahantu hagaragara nyine kandi usa nabi. sinzi ukuntu ako kenge nakabuze kandi rwose narabibonye. utuntu tugeze muri hanze kuwushyira ahagaragara kandi usa nabi. nyine ubwo nuko nyine. none se nkubaza mwarayimutimba murateka? na mu gitondo aho kare cyane rega Prosper aranze. nta kintu nigezemo mu gitondo rwose niyo yambyukiye. imba yabyukiye arubika. kabaye gato cyangwa wata kandi padiri? nayo namwatse. kabaye gatoya cyane ahubwo ku rwego. ntabwo yakubajije ku bya gaze se? yego ibyo yabimbajije akihagera. ntabwo ni kwa kunesha umutwe kwa nyoko se anyurira ngo ngira gaze mwebwe ngo iyanyu ngo imeze ukuntu ngo yawe narayigurishije. iyanyu narayigurishije ngo ibiki ngo mucana amakara. ntabwo igihe nabonye ibyo ari rwaserera ndagitanga hano haba ino sahane n'intuze ni nk'aka gasafuriya ariko niyo mbashije. dogiteri azi guteka kandi agatekaho hano nasagize ngo ntiyagize se icyayi ahubwo byose twanywaga nta kibazo.
Cyayi twanywaga ndetse kinaryoshye. Nyabarasanya n'umwenya. Irumvikana waranatoshye. Kunumva useka. Natoshye ryari iri joro. Oya umwenya. Umwenya umva umwenya ni intozi. Umwenya na ni nyabarasanya umva. Narabyumva. Yaratoshye rwose. Umva. Nata. Ari watetse akaboga ndabyumva. Yeah. Go. What's it? Ariko nyine ngo yavuze ngo yasenze ngo Imana ngo ishobora kuba igiye kumusubiza cyane. Ni Imana iri ku kata. Ndatekereza ko yaryamye ari mu bicu. Yaryamye aguwe neza ari mu bicu. cyane. Nakundi nyine imusubize none se isubirize igihe ishakiye. Yego. Nirabasubiza. Nirabasubiza. Kabisa. Ni kuvuga ko ari uzi gusenga abandi babiri. Ari kuvuga ati rwose ni njye uzi gusenga abandi barabeshya. Amaporo. Mana senga irimo iramusubiza da. Irimo iramuha. Eko abana
ari kuvuga ati kuba yaraye ukubiri nayo rwose nanjye Imana ishimwe iri kunyumvira tu. oya bamaze iminsi rega umugore ayimubwira ko atajya kubona. Atajya kubona. Hari kuko sinkihamubona rwose. Baramusenze. Ubu bati baramusenze. Ndemba ngo baramuhenze. Bavuga ko bansenze. Baragusengeye da ese niwagiye. Nakundi nagira ne. Uragira ngo bihakane kandi utagihari. Iyo ntabwo mbihakana rwose ubu nanjye nishwe n'icyaka nkawe. Imana iri kubasubiza rero. Nta kibazo. Nanjye nzi ko atari ibi bigambiriye kuri njye. Oya ahubwo nanjye ndaje ndeba iyo Mana yabo n'imikorere yabo iruta iyo nsenga. Iruti yavuganye nanjye ndaje nzayireba. Yirusha ububasha, yirusha ubushobozi, yirusha ubwenge, yirusha kumenya. Iyo niyo numva ndayitegereje nanjye. Numva nkubwire mwana. Reka umva cyetse n'ibitwara nabi nyine nkabona nyine nta muntu aba yavuye nta muntu aba yagiye aho ubundi muri nabi. Mwese ko nta kibazo mfite. Yewe nanjye nzi neza ko izabikwereka mbere y'igihe aho kugira ngo uzicuze. Ariko ndabinyereka ko mwabinyeretse mwebwe. Ndabinyereka murahari mwarangiza mukavuga ngo ni inzayibaze ngo ibanze ibinyere. Yabinyereka kimwe ariko mwana. N'uwo mwamuma ubwaho n'uwo muzigo mwamuma. Ubwaho nawo hari icyo uvuga hari icyo usobanura. Nyine reka vuba. Ibyo mwebwe mwakabaye munyereka urumva mubinyereke mwe kuvuga ngo mbibaze Imana. Ndayibaza Imana se mwebwe ari mwe mugomba kubinyereka kubera iki? Uribuka akantu yarutse kumbwira kajyanye n'iki? Wagezeyo? Aya? Kajyanye no kuba umuntu ashobora kwitwararika ngo kugira ngo akunde ngo abone ngo ntabwo wibuka umbwira ngo reka nzagukubita isezerano ngo nawe uhite umpinduka. Uhite umwuba nyine. None se ubizi neza yuko Imana ishobora gukora ibintu mbere y'igihe ikabikwereka ikakubwira tutasiye.
ushobora kubinyereka mbere? Leta ikubwira ati haje haje. Bitewe n'ibyo baranyuzemo. Wamugana aho hantu Ntabwo yakwemera kongera guca mu bindi nkabyo. aho hantu reka nze mpatekerezeho neza. Gusa niyo yakwishimira ibintu bibi gusa ngo bihore bikuzahora. Ureba niba ari ishuri yashatse kukunyuzamo yari kunyujijemo. Ntabwo rero yakongera kuguha ishuri nka ririya. Biri kugenda bigera ku musozo. Cyane rwose. reka mbyumve nto. Byumve ntyo rwose. Nanjye niko ndi kubyumva reka. Twari igihe umworoga nkagira ngo si wowe. Ntabwo mbekeye. Wowe? Usibye se wenda kwitwararika uwo wakoroga yakirwa yanarya. Ntiyanateka, ntabwo yanateka. Nta nubwo yajya kuri tuwarete ngo ajye kwituma. Wambabari. Usibye ibintu wishyiramo byo kwitwararika ubundi. Wowe? Wakoroga mukaranga. Genda baguze kwitara. Umva. Wamuha. Ariko ko. Ngaho nibere. Umunsi nzaza kubona mbone urabikoze. Reka reka. Mwebwe hari mu mujyi kubera ko mba mbizi neza ibintu bicamo byagukomerekeye. Uriya bitewe n'ibintu byinshi nzi byagukomerekeje ntabwo napfa kuvuga ikintu cyose nishakiye. Oya jyaho kugira ngo nongere gukomereka bwa kangahe. Nibura atari na wa wundi uri kugenda atoneka ibyo yagiye nyine ashishimura. Umenye ko ubwo naba ndi gufata ibindi bishyashya, naba ndi kongeramo ibindi kandi n'ibya mbere nabyo ntarabikira. Rero nanjye ndabizi ko hari ibyo mba ngomba kwirinda bitewe rwose. Utazavuga ngo wenda ngo hari igihe ngo nacecetse. Neza kugira ngo mbisonge n'ibindi sinakwicecekera. Nujya guceceka byawe rero umunsi umwe uzaba ureba. Ubundi se kuki utekereza ko wavuga ijambo rinkomeretse? Bwacyo si ikibazo, ni nayo ikibazo cye. Kuki utekereza yuko aho kugira ngo ubwire ijambo rikomeretsa wateceka, iryo jambo riba rihari aho gukanka kuri
noneho kubera ko urizi ko ari ijambo rikomeretsa nyine ukareka kurivuga ahubwo nk'aho wavuze iryiza umva nk'aho warisimbuje irindi ahubwo wowe ugahita unuma ugaceceka kandi n'ubundi iryo uba warubanje n'ubundi ritumye hazaho icyo kintu naryo ritoroshye nyine umva nkubwire impamvu nceceka ni kwa kundi bavuga ngo mbere yo kuvuga ngo ijambo ujye umanza ngo ugaragure ngo ururimi inshuro ngo 7 kugira ngo wumve ko icyo kintu ugiye kuvuga nta kibazo kiri buteze urumva noneho rero iyo mbikoze nkumva riri buteze ibibazo mpita nceceka nkaba nshaka nyine ikindi kiri buze muri uwo mwanya ariko itari busesereze nta kibazo tubitegereze umunsi umwe tuzareba ahantu umugore yirirwa yifunze atavuga aho niho nshaka kuzareba neza aho kuko hemewe neza sawa ntabwo nakwiriza umunsi wose ntabwo nakwiriza umunsi wose aba ari amakosa kandi na Bibiliya maze irabibuzanya bibuzanye biki kurakara umunsi wose ko nabonye umara 3 reka sha nari ntaramenya ko kantu akahe ako ngako nyine ngo nuka ngo izuba ntirikarasurakaye ngo ririnde rirenga ukirakaye iyi ni bibi ntabwo nzongera rero nyamara nabonye ujya umara iminsi 3 ariko se biriya bintu bivahe koko biriya bintu umuntu abishobozi biriya bintu nyamara aha buriya bushobozi umuntu abukura hehe koko ariko reka mundangiye ahantu mukura biriya bintu kabisa nabihaha uzi impamvu nabihaha nuko ari naho ndenganira ubundi kuba jyewe ntashobora kurenza iminota 10 cyangwa 20 nkiraka iyo ndenganira umva rero natangiye kugenda ndakara nkiri umwana ndabizi ndaba ntatse ikintu papa yakwanga kukimpa kandi akankibuze igihe ahari nkarakara urumva ariko yaba adahari nkaseka yahinguka nkabirinduka urumva ibyo bihinduka umunsi umwe araza asanga ndi guseka nta kibazo ndi kuganira n'abandi ariko ahingutse ahita abona isura irabirinduka igihe ndibuka ko nari ndi kumwaka inkweto zo kujyana ku ishuri ahita ambwira ngaha
ngo se ko nimba turi guseka ngo wambona ngo ukamera nk'inshyira barya ngo ni uko ngo nanze kuguha inkweto ngo fata ngo fata agenda ujye kuzigura ariko ntabwo nshobora kurakaranya n'umuntu ngo nimba ndi kumwe n'abandi adahari ngo mbe ndakaye urakara iyo uri kumubona ibyo bintu byambaga nanjye ibyo mvuga ibyo nabonye rero simvuga ibyo nabwiwe cyane ariko nari namarana nawe iminsi 3 se ndakaye wowe utanavuga byarabaye aho ate ntibizongere si ibintu by'u Rwanda ntibizongere byaranabaye nijibwira ngo ntibizongere kuri njye ngo ntibizongera byose birangije pe genda kwitura hasi nuko ariko manza uryamye ntugera mu rugo hanyuma ntakurikire wiki ibindi ubipange nyuma ubundi si imyenda uri guteganya gufura fira y'imbere ntabwo turi bujye mu bugesera bundi n'umukara kandi guteganya gufura imyenda ubu hose ntakunda bigenze naho amashati se ntihari n'aka gapira k'umukara no guhanagura rya kote rya kumurikuri ntayasengere ega mwana urabizi ntukaze uri kumbwira ngo ni ntarebe mwana ntarebe rero wanjye ihangane ntabwo nkanga urabizi ese rero nakubwiye ubwakunyaga ko nkubwiye ko ngiye gutwara ibindi nyine nta kundi hari imbogamizi itumye ibyo ngibyo ubyikorera ariko ntacyo nanjye ntabwo binshimishije ntabwo bigushimishije kandi uraba urimo uraruhuka ariko mwagiye mureke murabona nta bwenge nyine reka mbanze nkubaze nshimishijwe nuko ndi bume ndi kuruhuka hanyuma ubundi kugukorera isuku byatuma ntaruhuka ntabwo mbizi mwa ukuri ntabwo kukwitaho nkukorera isuku byatuma ntaruhuka reba nayo nzi ko biriya rwose bitazongera kugaruka vuba none ndebera no ariko ntacyo wowe shaka umuti rwose birangira yawe reka mbanze ndya amafaranga y'aba bantu bari kunseka kuko abantu bari kubinyirukankiramo bari gushyiramo imbaraga cyane noneho baratatse byaratangiye bagiye no nta makuru mfite n'abavoka bamaze kubanshakira gusa uri mu bigo njyewe nababwiye ko ibyo bintu ntazi iyo byaturutse kuko n'izi saha sindamenya niba babyamamaje kuriya ari amakoro njyewe amakanira ko atari we noneho ngiye kurega bari abantu bari kunsema sibyo hanyuma uwabibabwiye bazamugaragaza sibyo bamugaragaze none haze rebe koko abivuge niho ruzingiye buretse urumva
n'ubu Dominique amaze kumpamagara w'ibyumba kandi ni umunyamakuru wa radiyo byose urumva akubwira ambwira ko mukanya araza kumpamagara ngo mbe maso ahita ampereza umwavoka rwose ugomba guhita amfasha gukemura kiriya kibazo mu maguru mashyashya ni mwavoka ngo ukomeye iyo bihuye n'abavoka bakomeye barahita banabyihutisha bikihuta hanyuma se wanyu ubwo nta makuru uramenya ibyo bari kugushakira iwacu bande ku rusengero ntabwo ndayimenya ariko urumva baranshaka njyana mu maporotiri baranshaka njyana mu maporotiri babiri ntukada biba bitoroshye ahantu ngo muri Kilimanjaro hano umujyi w'amahoro ariko mara no gushaka bazero ko ariko kuva afite ibyiringiro by'uko ntahari da ibintu byose arabyitambikamo umugani we urara yaramaze kubyitambikamo akavuga ko atabikoze nyuma akazajya kugira ikintu avuga umva byorere bitarangira kandi ziriya miliyoni namaze kubona ko ari ibinyamakuru birenze bingahe ziriya miliyoni ni nyinshi ahubwo reka nataka ni ibinyamakuru ziriya miliyoni ni nyinshi ibinyamakuru bitandukanye byagutangaje se cyane ibyatangaje ibyo bitazi ngo byabonye ko Yongwe yatangaje hari ibyamugendeyeho nabyo bifata iriya link biramamaza ariko bihorere batoke n'ukuri bareke bakamamaze ariko ntabwo iraza gukora aba ngo nubwo byaba ukuri ntiwabibatumye ntabwo ibi bintu byumva akazamba ariko kavuga ngo nubwo byaba ari utware neza rero utware neza ngewe nitware neza kuvuga ngo mutware neza inde reka ntabyo kumutwara neza habe n'akantu genda ataka ibyanjye ku by'abanze urase ndamureba wiki jewe niba ngiye kurega nta nicyo nzavugana nawe jewe niba ngiye kurega hanyuma babibabwiye ababitangaje azaza berekana yewe noneho naba mbaye inzizi ntakubise bari abantu hasi neza ngo bizagaragare ko nabanje no kubemeza n'izo note nzibwe nzihekenye nzumva zikoresha neza urumva kuzihekenya maze kuzemeza maze nza mbese ni ibinyamakuru bingahe ni bibiri maze kubona bibiri abantu bari kunyoherezaho linki bibiri ni Yongwe sizi n'ikindi nari kumenya ndaje ndeye mu kanya nawerejwe n'umuhanzi witwa Ngombezamihigo Modeste n'ubu ukiri umugaturika na n'ubu yaracyari umukatolike
hataka wenda abazungu ndi kurota wabona ari inote zigiye kuza uri kubarota kiye kurega biriya bitangazamakuru mu buryo bwihuse. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza ubaheza ku giciro gito.